Uyu rero ni wa wundi Imana yakijije amara, umwanda uca mu kanwa atabasha kwituma. Narindushye ako Yesu arandohora. Niwe watugejeje afite imyaka 3 n'igice, akira afite 5 n'igice. Nkagurisha n'inzu nari mfite, nkasubira gukodesha kubera kurwaza. Ariko ntaho mwajya mu bwami bwa data nta banyamoko baba. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ukumvira. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nitwanga tukaguma, inkota y'Uwiteka izaturya. Ngo ni akanwa k'Imana kabivuze, ntabwo ari muvuye. Ndifuza gusengana namwe uyu munsi, ariko ababyeyi bamvugiye intego Imana yashyize ku mutima wanjye. Yambwiye ngo mbabwire ku ijambo ryayo no kuyumvira. Kumva turumva, twumva byinshi, ariko intego ngo ni ukuyumvira. Ni ugushyira mu bikorwa amabwiriza y'Umuremyi. Ntangire rero. Madamu twazanye yabatirijwe hano, avuye mu Bayisilamu, arakizwa mu impano z'Umwuka Wera, aho umuhanzi indirimbo 121 zanditse. Imana yaduhamagaye mu rugo ngo tuyikorere. Nagendanye n'ababana, nabahaye mu buhamya yuko Imana yakijije. Nimujya mwumva mbisubiramo kenshi, Lazaro mumusoma kenshi ntimunamuzi. Ariko Muvunyi washima bamwe bagaterwa na dayimoni w'ihinyu, wo kumva ko ayo mashimwe atagikenewe. Aracyakenewe. Nagendanye nabo rero, mbasaye muhagurukaho muri muryango wanjye, se muri he badahaguruka na bya bibondo, musuza iteraniro. Dore ngabo, ese ko mwagiye kure we? Aha, mwicare nsabe wa mukobwa yigire hino ndihuta. Umukobwa wacu wa kabiri n'umuhungu wacu bamwe nababwiraga, hari n'abajya bacunga bakavuga ngo mbese baracyari bazima, ntago byongeye. Ntabwo byongeye kugeza n'uyu munsi. Mutambuke mwihuta bana banjye, ko Imana yansezeranye ko izampa ibibondo, kandi ninkomeza kwinezeza nzabona n'abana baba bana. Bangwa Imana izabihaye uramu uyu mugabo kugira ngo azabone abana baba bana, abone nabo bakwe, abone nabo bakazana, uhere no kuri uyu muto. Abazamukireho muzantahira ubukwe bw'umwana. Uyu rero ni wa wundi Imana yakijije amara, umwanda uca mu kanwa atabasha kwituma. Yamaze imyaka 2 n'igice. Twabaye Faisali kugeza ubwo ubuzima butunanira. Kubasesengura mu byanditswe no kubasomera Lazaro na Batabita n'icyumweru kimpuwe mu mazemo, byo ntibihagije. Ariko n'imirimo yakoranye n'abiki gihe. Uyu rero niwe watugejeje afite imyaka 3 n'igice, akira afite 5 n'igice. Twabaye Faisali, uyu niwe nababwiye nkagurisha n'inzu nari mfite, nkasubira gukodesha kubera kurwaza. Uyu nawe numwe waramunzwe igufa ry'ukuguru, tibia, ruseke, yararwaye indwara bita osteomelite, indwara imunga amagufa. Yari umwana afite imyaka 9. Uyu nawe yari afite 3. Abantu bagiye badufasha muri itorero, ubuzima bwaratugoye. Ndagira ngo ho muri basabe umugisha ho muri mwese abadusengeye n'abazanye bifatika. Uyu rero hashize imyaka 6 Imana yongeye kumufungura ajya muri gahunda z'ubwiherero nk'abandi bana. Yiga mu wa 6 primaire, ntabwo yasubiye inyuma. Imana yasira cyakora. Ndahamiriza mwebwe turi kumwe n'abadukurikiye mu ikoranabuhanga. Nagira ngo nongere mbishime, nta kurama kudapfa, zatwishimira gahiduhaye.
Yenda mwicare bana banjye. Uyu rero uwo muhungu urayiga muri university mu wa kabiri, uriya mukobwa afite na mukuru we warangije ku gatandatu, yabonye lisanse, umva ko nta kimana itankoreye. Kandi abazi ubuhamya bwanjye narindushye, ako Yesu arandohora. Mumbonye mwagira ngo mfite umugisha w'umuvukanano, mbega umuntu byaciyemo kuva kera. Ariko ni ibintu Imana yakoze mu gihe nk'umurimbyi yavuze ngo ngo imigisha yo mu gakiza narayihawe maze kwihana. Kandi uretse n'ibyo Imana yansezereje n'ubugingo buhoraho. Ndayibashimiye. Nagira ngo nongere mbibutse ko Imana igikora. Haleluya, haleluya, iracyakora, iracyakora. Buri mwaka rero natangiye gahunda yo kujya njya kuyishimira yuko yabikoze. Nkuko namwe iyo umuntu yabuze nk'umuntu, buri mwaka ajya n'igihe cyo kujya kumwibuka. Nanjye ni buri mwaka nibuka icyo Imana yakoze. Uriya muhungu niwe nateruye inka, nyizana hari Nyarugenge, murabyibuka. Mbabwiye ngo nzane inka y'amahembe, abadiyakoni muravuga ngo ya, byaturusha ntitwabona urwuri, tutuzanira amafaranga. Narayazanye, nishima Imana ko akijije uriya mwana. Erega mujye mutanga n'ibyo kuyishimisha. Ntabwo ari amagambo, ni itegeko ry'umwami. Zaburi ya 50:14. Tambira Imana ishimwe, uyihigurira imihigo, nihaza ibyago uzanyambaze, nanjye nzakwitaba, nawe uzagaruke mushimishe. Haleluya! Ntanga n'ibyo mushimisha. Nawe nuhura n'ibindi bigoye, nawe uzanyambaze, nanjye nzakwitaba, nawe uzagaruke. Mujye muhura mugaruka, 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 mugaruka. Uko kuyama kuba mugaruka. Yego nta kurama kudapfa, ariko tuzanza turame tuvuga imirimo Imana yakoze. Intego rero y'ijambo ni ukumvira Imana, mukumvira amabwiriza y'umuremyi. Uzarebe ufite umwana ntakumvire, nawe urababara. Rero kumvira biva mu nshinga yitwa kumva. Mwakumvira mukaba mumushyize mu bikorwa iby'Imana ivuze. Ese ikuvugishije icahe? Mu ijambo ryayo, mu buhanuzi, mu iyerekwa, mu nzozi, iyo inyuze aho hose se urayumvira? Dusome ijambo ry'Imana. Yeremiya 35. Uyu muryango niyo nifuza ko dusomamo, ndaza no gusoma ahandi hantu hamwe. Yeremiya 35 murongo wa mbere. Muranyemera ndajya nsimbuka nk'imirongo imwe n'imwe. Mere ku murongo wa mbere ariko igice cya Yeremiya 35. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma Yoyakimu mwene Yosiya mwami w'Ubuyuda riti: jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo, kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Nuko nzana na Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habazaniya mwene Yeremiya mwene Habazaniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu. Murongo wa 4. Mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Gidali umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndabwira nti
nimunywe vino. Ariko barahakana bati ntituzinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi nimuzubake n'amazu, ntimuzabe imbuto abane gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba amahema iminsi yose muzaba muriho. Simbuka umurongo wa 13. Uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana y'Isiraheli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda batuye Yerusalemu uti, mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Niko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino yashojwe, kugeza na bugingo n'ubu ntibazinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko jye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira, ntimurakanyumvira. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Agahe kacu kaba kagereranije n'amateraniro mufite n'abandi twifuza kuza kubana nabo, ariko intego ni ukumvira. Urebye umuryango hari amabwiriza, hari icyo Yonadabu mwene Rekabu yavuze. Arabwira ati bana banjye, muryango wanjye ntimukanywe vino na rimwe mu buzima bwanyu, haba mwebwe haba n'abana banyu ntimuzazinywe. Arabibategeka. Imana iri mu ijuru ireba ukuntu uwo muryango ufite gahunda, ureba uko umuryango wumvira ibyo babuzanijwe mu muryango wabo ntibabikora. Iri mu ijuru inashima ko biba no muri ibi byanditswe byera dutunze, kuki nta yindi miryango irimo ariko uyu nguyu urimo. Hari umuryango nabonye wumvira. None Yeremiya, kuko ubwonko bwanjye butanyumvira, nagira nkwereke ikintu nkorera. Niba kibona Abayuda wenda nabo bazabona yuko hari abandi bantu bumvira, ariko njyewe Umuremyi ntibajya banyumvira. Ikintu rero ugiye gukora cy'igipimo kugira ngo umenye ko abantu bumvira sekuru ibintu yababujije, si n'Umwuka Wera yababwiye, ariko byari ibintu byiza nabyo nta kibazo byo kurwanya icyo kintu. Aba ngo ntimukanywe vino, barabyumvira. Noneho Imana ifata umuhanuzi wari uzwi, Yeremiya umwana w'umutambyi muri Anatoti, genda uhanure kandi mujye mu cyumba cyo hejuru witwaze ibicuma byuzuye vino, nurangiza uhanure uvuge ngo nimwumve uko Uwiteka avuze. Abwira umuryango wa Yonadabu mwene Rekabu, iravuze ngo, ubwo ndi gushushanya uko tujya tubigenza. Bamwe habuzuzwa mugira gutya, hari n'abandi iravuze ngo nimuzinywe, nimunywe vino. Ndi Yeremiya umukozi wayo, turi mu cyumba cyo hejuru, none iravuze ngo nimunywe. Niyo mu ijuru bivuze. Abandi sogokuru yaratubujije, nubwo ariyo yanyu bivuze, ariko sogokuru ntabwo twareka ngo turenge ku ndahiro. Twarahiye yuko tutanywa vino. Nubwo uvuze ngo niyo, ariko twebwe iwacu nubwo ariyo yabikubwiye, ariko ntituzinywe kugeza na bugingo n'ubu. Imana iti tuwarebye bene Yonadabu, wabarebye. Iyo bari kumva ko ari nkanjye, barangiza bagahita bahindura indahiro, kabatereka noneho irabivuze, reka tugotomere egeze handi ibyo bicuma maze twinywere. Toya, Yonadabu yaratubujije. Imana itara ikomera n'ubundi
tireba na bugingo n'ubu ntabwo banywa vino kandi ni sekuru wabujije, ariko njye Uwiteka wazindukaga kare nkabatuma abahanuzi banjye ntabwo barakanyumvira. Kubera icyo kintu cyiza mbonye mu muryango wa bene Yonadabu bene Rekabu, ntabwo hazaburamo. Imana ivuga n'ibyiza izabagendera, ariko intego mfite ni ukumvira. Muzi ko no mu miryango yacu nk'Abanyarwanda bati twebwe bamwe ntabwo dushingirana n'aba, kandi bikabaho bakabyumvira. Nubwo Uwiteka yabavuze toya twebwe amoko yacu ntarebana, ariko ntaho mwajya mu bwami bwa data nta banyamoko babamo. Ariko tiwacu ntibibaho. Simvuze imiryango y'Abanyarwanda n'abandi, ariko icyo nshaka kuvuga ni ukumvira. Bibiliya dutunze muri Yesaya igice cya mbere, ahantu havuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitwanga tukaguma inkota y'Uwiteka izaturya. Ngo ni akanwa k'Imana kabivuze, ntabwo ari muvunyi. Ndifuza nanjye kuba umuntu wumvira Imana, cyangwa tukagira abaririmbyi bumvira Imana, kagira abanyamasengesho bumvira Imana, abayobozi bumvira Imana, abanyetorero bumvira Imana, kandi barayumva. Noneho rero murayumvira ivuganye namwe mu buhe buryo? Kandi ifashisha urugero rutoya rw'umuntu w'umwami wayumviye. Arayumvira iciye mu nzozi, arayumvira mu kintu gikomeye. Namwe nimuyumvira nica mu nzozi mujye munayumvira, nica no muyerekwa muyumvire, nimwumva ibyanditswe byera mubishyire mu bikorwa, muzaba mugize neza. Nka wa bagore babwiye Yesu ngo hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonyeje. Arabwa ngo ya ahubwo hahirwa bumva ijambo bagakora ibyaryo. Ubwoko bw'Imana bari hano n'abari hariya bose nabo hakurya, gahunda ni ukumvira Umuremyi. Burya na Adamu yazize kutumvira. Iki giti ibi nibi ahantu uzakoreho aho uremerewe, ariko nukora kuri iki nutumvira no gupfa uzapfa. Rero mbabwira umwami nashaka kuha mu rugero ni umwami w'Igerari. Mwitangira ibice 20, muzi mu buhunzi bwa Aburahamu na Sara, igeragezo cy'inzara bagasuhuka bajya i Gerari. Abanyamasezerano bashobora no kuzerera. Bivugire muri iri teraniro wayazererana. Ndavuga amasezerano, wahura n'uruzeru yafite. Nabo baragenda barasuhuka, icyugumba kirahari n'icy'inzara, kandi bafite amasezerano. Bageze hakurya mu nzara harya n'abantu banabeshya. Arangije abati uyu ni mushiki wanjye, biyambura ubugabo, biyambura ubugore, uyu ni mushiki wanjye, uyu ni umusaza wanjye. Bageze i Gerari bitwa gutyo, ariko umwami bamushyira Sara witwaga nk'umukobwa, yari na mwiza ntiyanabyaye, ngo wenda mbere nk'abacu agera akagira itahinduka. Mwumve nk'izo mbyaro zose urumva ko ntabwo azamera nk'uko yari ameze. Ariko Sara yari agifite ubwo buntu kimeze ukuntu. Baramuzanira ati mu bantu baje ari n'umukobwa mwiza ufite na musaza we witwa Sara. Mumunzanire. Aho igihe kimwe agiye kumupfumbata, Imana iramusanga bari mu buriri, iravuga, iramanuka. Burya igiye gutabara si ngombwa ngo ibitare bisaduke, haza imiyaga iteye ubwoba, yaca no mu nzozi bukeya igatabara umuntu wayo wagize intege nkeya. Ibiramusuye isanga umwami w'Igerari. Niko uwo muntu uri mu buriri bwawe uramuzi? Uyu muntu ntabwo ari umukobwa
nkumenera ibanga nduwiteka kandi kuva kera wagambiye kutancumuraho. Uyu rero ntabwo ari umukobwa n'umugore kandi na wa muntu bagendanye burya niwe mugabo we. Ikindi ni umuhanuzi, nubwo yakubeshya ngo musaza we ariko ni umuhanuzi. Hari n'abahanuzi babeshya, mbese Imana imena amabanga irayamena. Umwami yarasinziriye ngo kunyabikuze nuko atanduye, bambwiye ko ari mushiki ndabizi ko wagambire kutancumuraho, narinje mu nzozi kugira ngo nkukumire. Uranyumva mwami w'igerari, unteze amatwi. Urabikora cyane ntubikora, uramurekura. Okay, nutamurekura rero ngiyi gahunda, ndakurimbura n'ubwami bwawe. Icya kabiri, ariko numurekurira umugore, uriya muntu azagusabira kurama koko ari umuhanuzi. Hano bajya tubaza ngo uriya muntu ngo ampanurira ate atagira n'urukweto. No, ijuru rizi ko umuntu ashobora kuzererana amasezerano, akazererana n'Imana. Uko Imana yaravuze ngo uriya muntu ushonje wahungiye inaha, hari ikintu afite yagusabira ukarama. Ubwo nta cyakura afite ako yasaba n'uburame, nubwo nta ruhinja ariko basaba n'uburame bukaboneka. Mana ishimwe, ntimugajye mukerensa abantu b'Imana, byaye bitaracamo kuri we bizacamo ikindi gihe, kandi aho bitacamo itibikikira uti ibindi byose n'ubugingo buhoraho. Umugabo we azagusabira kurama. Imana ibikoze ku ngingo nziza. Abami se babasabira iki? Uramusabira inka, nkamwe se munabasabira iki mwebwe? Ndabasabira iki se? Ko byinshi munabifite, ariko ndabasabira amagara mazima n'insozi. Icyo ndi basabire ubuzima butazereramo indwara. Ni ikintu kungi Imana yarabimpaye. Ndavuga ati ngo hayi ubuzima sinigende bizahindukira, ariko ndi muzima 100%. Ntimukabicumbi ry'indwara, ahubwo mu buturo bw'Umwuka Wera. Azagusabira kurama. Ahita avuga ati okay, sohoka rwose je. Umugabo arayumviye, Imana iciye mu nzozi. Mpinira aho ngaho. Nsoreje muri yo 36 umurongo wa 11, hanyuma dusenge. Yobu igice 36 umurongo wa 11. Turacyari ku ntego yacu yo kuyumvira. Naye mbaye urugero rw'uriya mwami, kuri Imana yaciye mu nzozi ikamukumira kudakora icyaha, akayumvira ntiyagikora, ariko nawe yarabifitemo amahirwe. Burya nawe yumviye ubyungukiramo, iyo utayumvira ubihuriramo n'akaga. Umurongo wa 11 Yobu ibice 36. Nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bakamara n'imyaka yabo mu byishimo. Amen. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Ntabwo mfite gahunda yo kubabwira iby'abatayumvira, gahunda ni iby'abayumvira. Nibayumvira bakanayikorera bazamara imyaka yabo baguwe neza kandi bari mu byishimo, bazabona ihirwe. Ndabifuriza kumvira Imana, twayikorera mu nzego zitandukanye. Ndabifuriza kuyumvira. Ngizi ingaruka nziza z'abayumvira, bazamara imyaka yabo baguwe neza. Misi uburami bwabo bazayimara bari mu byishimo. Uzarebe iyo wumvira umuremyi, nubwo haza n'ibikomeye, ubangubwo Umwami Yesu nkunda ndamahoro. Niragize Imana Data, nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera. Haleluya. Ndabifuriza kuyumvira. Harimo ingaruka nziza, condition mu kuyumvira. Muzamara imyaka yanyu muguwe neza, muyimare muri mu byishimo.
ariko nitutayumvira nimucurike mugire kontrere. Nibatayumvira bazamara imyaka yabo baguwe nabi bari mu mubabaro, ariko nibayumvira bazamara imyaka yabo baguwe neza kandi bari mu byishimo. Dusenga Imana. Nagira ngo twinginge Imana. Uracyayumvira? Abumva ni benshi, ariko abashyira mu bikorwa by'Imana ivuze ni bake. Ba mu mugabane wabumvira. Nawe ndashaka koroha nkaba umukristo woroheye Imana. Ku Mana niho ibyishimo byanjye bituruka. Nibayumvira bazamara imyaka yabo baguwe neza. Hari abo Imana isura mu nzozi, niko Zaburi ivuga. Ndabasura mu nzozi si rimwe si kabiri, ariko ntibanyumvira. Uko babonye abajura ifatanya nabo, abanyabyaha bagafatanya nabo, ingeso zabo zikaba mbi, kandi Uwiteka avugira muri we. Hari n'abumva ijwi ryongorera mu mutima ngo ntugakore iki, ariko akakirenga akagikora. Nagira ngo mbabwire ngo bene data, ari amahirwe yuko n'uyu munsi nawe wakumvira Imana. Njye Imana yampaye umugisha ndayumvira, ndihana. Uriya mwana washize gutwara amafoto yanjye kera, ayatwara ku ishuri ngo ngiye kwereka papa akiri umusitari, nyambara amahereni. Niga mu seminari mu 1992 mbere ya jenoside, ndindushye nambara amahereni, mu bitabi byaranyishe, ubwo harimo n'urumogi, mu akajerekani k'igikoma, harya ubugarikiro kwera uburushyi. Ariko Yesu arandeba asanga naba amaboko y'itorero, naba umunyetorero, naba umukozi, naba urwunguko rw'igihugu, haba umuntu w'umumaro. Ndamushimira ko yangiriye icyizere. Nirirwa muvuga, nirirwa mutaka, merese no kumubaza ko wampaye n'akazi, ngize imyaka hafi 47, ese nintaha nzakomeza gute, nzatungwa n'iki? Arambwira ngo nigifite ahazaza habankoreye n'urubyaro rwabo, nzagutunga ufite ibizigira, mubona ko ndi umusore, nzagutunga unagenda utya, uragasaza, mfite ahazaza habankoreye, ndi Imana ifite ahazaza. Umunsi mumbona meze neza, ariko no mu kugare Imana itunga umuntu. Ndayishimiye. None yamaze umanirwa nyitaka we, nkayivuga imivugo, wavuga ibyawe byamurenga, wabiririmba yasarara, wabicuranga yacimirya. Reka nkurate nyaguhora ku ngoma, uri nyiritorero, wararikoye, urarikuyakuya, uraririnda, urariteguye n'umunsi w'ubukwe, urakaramu wa mukwe muhirewe mu bwami bwawe. Ntituzanywa ubushera, ntabwo ari imitobe, tuzanywa amazi y'ubugingo. Uri imfura idapfubye, natwe abera bo mu isi turi imfura wishimira. Nuharara nk'abantu, nurindorereza ibibazo by'abakwiringira, warabanje uzaheruka, uri inkomoko y'ibyaremwe byose. Haleluya. Uwari mubi Mana yampinduye kuba mwiza, kandi muri akuntu umunezerewe. Ariko mwakujya mubati mbega indushyi aho zigenda, mutanga ibyifuzo, umugabo w'inzererezi, ariko umugabo uhamye kibondo cy'umukiza. Amen. Bebe Mesiya. Ngiye numva nk'uruhinja rw'umukiza, kandi nagiye hafi endemisiècle 50 ans bientôt. Mana ishimwe ubwo bateye mu rugo. Senga ninde muri iteraniro uhari n'abari hanze nawe ubwo barihanira kuri iryo koranabuhanga bakira umwami Yesu? Naye ndashaka gusengera umuntu yana. Ubundi nsengere abantu basanzwe barambaye ikanzu y'agakiza ariko batumvira umuremyi.
Imana ibamesera ibishura, ariko dukeneye n'uyambara wa mwambaro w'agakiza, nkuko Yesaya 6:10 havuga ngo nzajya nishimira Uwiteka, umutima wizanezererwa Imana, kuko yanyambise umwambaro w'agakiza akamfubika n'umwitero wo gukiranuka. Kubambaye umwambaro w'agakiza tugiye kubasabira umwitero wo gukiranuka. Ku batarabambara bawambare. Hari abari muzamuri ikiganza ashaka gusenga Imana, ku muntu wihana waje muri teraniro nta soni mfite zo guhamya Yesu, ko mu by'Imana yambwiye ngo ujye uhamagara. Hari ndabizi ko ijambo ry'Imana ari imbuto itabora, n'ejo ryakora, n'ejo bundi, n'ikindi gihe tutakinariho rizakora. Nagira ngo dufatikanye n'abanyetorero batacyumvira Imana, bafashe umwanzuro wo kuyumvira, mbasabe mu ijuru dusenge.